Munaizi umunyabwoba wa mbere yari Senderi ni imfura y'u Rwanda. Yigeze kuvuga kuri cyagiye cy'urupfu rwa Gogo. Hagarara imacu mu bitugu byacu. Kuri cyagiye cy'urupfu rwa Gogo. Kandi bambwe ndetse nyine bahanuri. Kuri cyagiye cy'urupfu rwa Gogo. Yarabaza aravuga ngo kuva hano Kacyiru ujyana girariya ukagifumbwe ukajya gurugira gute. Apo nta views zaba zirimo. Naga telefone ndagafite nushaka nawe nzakaguwe ariko nagashize muri mizi ngo ga telefone ngo uyimyenda haye ngo naguhaye ndavuga iyo myenda umva iyo myenda nubundi nuyifate ndabona nubundi ndayitwika telefone yo ntago nayiguha urobengwe munyaboneka wabiretse ntubishiremo none reka nkwereke simbishize kuri cyano ya Major Robert ariko nibishaka bizacyo ndabikisha nibishaka muzabikisho reka nkwereke niba ukunda ukuri Ezekiel yavuze ijambo afite kuko ibi bitu nibitugana niyo gufata mama mubareke bavuge naba nawe ndeka mvuge rero kimutarashe mukarasi bitaro kuki mutarashye bitaro ni brasserie kuki mutarashye ikigo cya gisirikare niwe musirikari kiracyarimo manza wumve icyo kigo vuga kiracyarimo gisirikare kinangozona nani cyabi wacewe kwanza Goma inangozona nani manza ni nagutumye ugomba kugendera kujyo uziko uzi wowe uzi waretse mvuze reka mvuge na igituma wowe igituma na niyo mpamvu ubona bungu bagize ubwoba kuko hari ibintu bimuzi kandi udashaka ko nanavuga turumvikana hari udashaka ko navuga mbivuze turumvikana mukiri wawe ushondo mukara manze umve nabishe ariko baragushimuse gusa ariko ndashimira n'abaturanyi aso umujinya ufite n'uwiki oya nta kibazo noneho noneho bazongira gushimute abantu bambwiye kuvuga yo mfite ikibazo kimwe si banyarwanda bagutabarije bari hano bimunzi si bo bagutabarije none ugiye kubipfobye kusima imina wongea sana ariko rero sasa rero wewe musigirize nta kibazo ndakwihorera umusigirize ubwo abantu barahita bareba ko hawo ibyo urimo kuvuga nk'ubu demob ziri mu Rwanda ziraguca amazi cyane wacha zinca amazi ntago zabivuga bakajorite bambarwe ntago zabivuga zirivuza zivuza neza kwijana fragment zimaze imyaka 30 bagiye kuzivuza muri Afrika y'Epfo izindi bazitwara mu Bwongereza abandi bazitwara mu Buhinde abandi umuntu bavuga u Rwanda ngo yuvuze ngo u Rwanda nabe ngo uvuze ngo washwana na nyakubahwa president wa Republika ngo shwanye n'u Rwanda uriya zavaho hajyaho nabandi kuko nawe n'ubungu nugaragaze ko wamuzanuzene ntago mwanga ntago naramuvuze wari umugore wawe muhito muhora kegeni ari muri Sudan sibyo yagiyeyo ari muri Sudan sibyo ushatse kuvuga ko ari umunyamahanga siko imeze se acha uginga yagiye muri Sudan namutumye manza wumve rero ako kantu ngiye kugasoreza yamwohereza akanamufasha vuga ngo wamwishyura inzu uriya mugore agafata iriya nuza rona ko y'amafaranga bakora nuza na MoneyGram akahita agafata akagashyira kuri selfie kuri TikTok akavuga ngo baduhaye amafaranga ibaze turi kurya mabeshi nuko woro uyivuga buriya mabeshi bitandukanye n'indaya ni indaya ziba VIP y'umwuga kandi ziba zifite umubiri mwiza zifite umubiri unyerera ariko geni ari mwiza urabora mwiza ngaho mbyino uruhu rwa geni wenda uretse kamera wenda yarugira uretse hano hejuru no ku gitsitsino cy'inyuma ariko oya ibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama nzamumenya ko ari Yesu mukiza wa
banyarwandakazi muhereye mu mpera z'isi zose, singiye kuvuga igihugu bigatwara umwanya muremure, mbahaye ikaze, ndabakunda, ndabizi murankunda. Hano kuri channel yanjye yitwa Meja Robert TV. Toka pare. Iyi ni channel ya banyarwanda n'abantu bose mutuye ku isi. Iyi ntabwo ari channel ya Meja Robert, ni Byishimo TV ya Makanzu. Ntabwo ari ya Meja Robert. Sasa wewe ukora reka nkwereke nuka ni channel yanjye. Ni ahubwo ikibazo nuko wowe support ngori. Iyi ni Byishimo TV ya Makanzu. Okay, tufanye ushirikiano. Ariko yitanye uri presenter mu rugo rwanjye. Sorry. Okay, bakunzi ba akuyicana wijona yimba ko igomba ko tukasharinga ibiganiro. Ndabikubwiye rero sasa ukora subscribe. Anyuma cameraman kuri Byishimo TV. Wumva icyo kwa cyane ebyiri, Byishimo TV, Meja Robert TV, ibiganiro bigomba gutanga. Iyi ni kuri Byishimo TV. So ya Makanzu Benjamin Mobutu. Ndahera noneho. Unkumye mu nkokora. Oya, none se warugiye gukora ibiki? Nangiye kuvuga ibyo. Wagiye kwivuga se ukivuga mu rugo utari urwawe? None se kukiwanye uri kamiza ngo nje ngo. Oya, apana. Uzi gituma se ubundi kenshi tubaha abashyitsi. Kiretse n'ubundi mwabikoyeho. Iwanyu ni murabaki. Mwebwe bahe. Muri Shabito. Bigani mwabikuye. None ni gute uza mu rugo rw'umuntu? Jasa. Acha kwambia kitu kandi akaboko kauzaje ukende. Kana iyi mukono wako na nisumbu. Ero kwa muri ariko ibyo ni biki? Uro abashaka mbigire guke. Exactly. So ora gomba ruhutse. Ndutse? Kana toka. Nagora sasa. Usombaye neza. Yo ndakurashisha imbaraga za kibyeyi. Wambaye neza. Ugashira mu za gisore. Imyaga zondusha. Na mezi. Betis kuzi imyaka bayigufunze ngo. Na mezi. Uziko undusha mezi 7. Uko oya tubare mu kwezi kwa 7 navukiye itariki 8 wavutse byari wowe kwa 7 tariki 8 je navuze mu kwezi kwa 7 itariki 6 ni mwaka muzima for sure udunyubaha man kandi ibintu bigere serious niba mva ko ndi mukuru wawe navutse mu kwezi kwa 7 tariki 6 sasa sunete mambo ya upozo mpo ariko no aya mezi nyuma yagufunze ariwo mezi ukwezi kumwe to ariwo mezi wavutse mu kwa none 7 navutse 7 ukwezi kwa 7 tariki 6 wo uvuka 7 niko yomba vumbi ya vumbi Skeo. Uvyo ni reka mwereke ariko reka tanguki mu France ngo vieri wabatu avyo ariko acha kwanza ngo mbeki chumaje ibyo nago tinye ngutarinza ni ndango rugambo nirinze urugambo wageza hano ubona uvuga ibintu bizanye Makanzu barabivuga seriously ari ibintu yose iyo umuntu akozaniye amazi atekereza ko ari inzoga. Ariko uzuko gakajinga wote Ezekiel niko gabizanye. Ezekiel na mata. Oya, Ezekiel ariko no wakoze ubujinga. Ezekiel yaragera aramfotora. Arazuminga agerageza kungira umuzinzi. Bya editing no byapfiriye. Ariko no warabishimangiye. No ubishimangira. Mbese wa mbere wabaye umugambanye kandi turi kumwe. Navuze ko nazuga nukaga kandi ukaba ufite stamina. Warabihamije cyane mu cyakiganiro to. Akutakoze. Nagize nguseke. Mane tubabare. Guys, turakunda cyane hano muri Byishimo TV ya Makanzu punga putu ariko numva ari samputu cyangwa mutu. Urumuki. Nge umunyarwanda. Muri Kedwa. Oya. Reka nkwereke. Nibintu icyano ya moko ugira. Nta moko.
none icyano yanjye igiye kuba ivuga ibintu bitandukanye n'ibyawe. Man tugiye gushanga iki mbabare cyo ntikiganiro tugiye kugishyira no ku cyano yanjye oya iyi cyano igiye kuvuga ni cyano ivuga urugendo rwanjye n'akababaro kanjye n'ibikomere byanjye. Rero sinzi ma uza guhaguruka ukagenda. Banyarwanda kazi mu nyangane gato. Ngiye kubasezeraho gato cyane. Acha kwanza twanze urabihanganye. Ndashaka intebe tuyikureho usigare wenyine. Kuko biro bivuga kunkwa. Oya ntago bigukoraho. Kuki ngiye sinza kuri TV yawe ko njyaho singira ikibazo. Studio za. Lege ikihebe n'umuntu muzima mbere tandukanye. Nago ari umvuze n'urugero natangaga. Ibuko mufano. Abo tukirogota $100. Uwaye mufana wa Magaje rero. Angane boko. Basi ngere n'undi muntu. Kuko Magaje ni ugishe uvuga ngo abantu ni byihe. Ubwo urumva utanze samani basi. Ngabarika kurakarasa. Ngo acha koza. Ega kwigira wadazi. Kwigira wadazi. Rero sasa Major Robert umuntu ushaka kumugereranya nimba afazari imba. Asante sana kwanza butumire bwa studio yanje. Muri studio byishimo butumi nagutumiye. Kuba witabiriye ubwitumire ubutumire bwanje. Oya reka barabizi ko ikinyarwanda misi kijwe vizuri. Sabwitumire no kwini yako mu kirundi. Ariko nuza cameraman yamfashije. Cameraman kwini yako muveo. We cameraman abe behind kuriye gukomeza. Cameraman behind scene. Akene mikoro yindi ya gatatu. Atutaki. Kabisa. Oya banza ubwitumire kwanza. Nditumiye. Oya washaka kuvuga iki? Ubutumire umutumire wowe twatumiye nagutumiye. Okay. Ariko rero imana gutumiye rero nta mpamvu yo kwita urumva ishanuka. Tanuka. Petit. Kandi ngewe noneho Petit Keba. Hari tugiye kujya tuba twicaye hano. Hari akameza. Harimo n'akantu ko kunywa. Ariko rero Nibazatuvura ntabwo umwikise njyewe wa amazi none se amazi akeneye neza kweri cyangwa ni wa uvuga ngo ngiye kuroga table donner tugiye kumukuma ni uko tugiye kuba twicara tutagwa tunaka turi kuganira nta kintu dufite kuko kubera ko hari uvuga kujya abakiriya n'abakiriya niki abantu banje njya numira abatumire barinda bagena n'amazi kandi rero tuzadukora manuza ari ibi nabyo mba nkora ni banzari umeze nk'abantu wundi ufite inzara yo mu maraso yavanye mu oya ntabwo ari nakumva yabana buri kintu cyose inzara irahari kuko uri impunzi ko nta kazi ufite nago nyambiyemera bya bintu nkubwira. Umuntu iyo ubonye umuntu ugereza amadolari 100 ufite umutima muzima watanga wo gahereza abandi. Oya none si waruvuze iki? Nayemze ndukubera inzara. Wenda ngira ngo nkabigira password nkanga gutanga. Nkuko oya nkarira. Kubera inzara ubigira password mukwanga kungurira. Ariko waranguriye. Manishi mu buzima. Haleluya. Ayo waranguriye ni wamatike. Rakasete. Kumana ufite imico y'indaya. Oya ntabwo ari kuva bundi yuguriye umuntu w'umugabo. Uramugurira ukayitumuha tiki. Ukamuha akavuga kuko niba umuguriye ikintu ejo ashaka kuzahura n'ikibazo. Nuko turi imbere ya kamera nari gutinya. Ukayita unamuha n'akantu uvuga ngo bakozi babyishimo TV muramwumve boss wanyu. Ukazagura base ikiro cy'inyama ukore boil. Ariko umuntu arakuguriye urumva yakuguriye uretse ko mbere nk'inzoga mbere nk'inzoga ubu wazeretse kandi reka nkwereke ikintu maze amezi 8 nta winzoga ayo no sindakubona saragurika kuko wazimwe kugasaragurika imana ishimwe saragurika ndabivuze nabyo akuye umunwa we umunwa waranani n'umunwa okay ba rero
bakunzi ba Byishimo TV. Icyo nshaka nge icyano yanjye itandukanye n'izindi cyano. Icyano yanjye niyo kuvuga ku bikomere byanjye by'inzira yanjye. Nta muntu blaminga, nta muntu ndaso. Ni bikomere n'ibintu bitari byiza. Hari ibintu bimwe ku macyano imwe nka cyano ya Media Robert TV na gutambuka na Ikiranuka TV. Na Ikiranuka TV bitagomba gutambukaho. Kuko mwagiye mubibona kenshi nagiye nshaka kuvuga ugasanga bari kunca mu ijambo. Naje kuvuga ngo stop. Bimo tukanabisiba. Mukanabisiba kuko hari ibintu ibiganiro bimwe nagiye nkora bimwe mugenda mubikuraho mushira. Nose maka icyano zavuga ibirenge. Ndashaka kuvuga ibikomere byanjye. Kamera ndasaba inkunga, kamera ndasaba inkunga. Bayitagwaho ugiye kuvuga biriya bintu. Ndasaba inkunga. Ndasaba inkunga kubera ko ngiye ndashaka kuvuga wallahi kubi ibintu bimwe ndashaka kuvuga kwanza. Ndashaka kuvuga ku bintu bimwe wenda nawe uze kuvuga ngo ibi urabihakanye. Ubivuge kuko nuko kuko ndabizi n'ubundi kuko ntago ndibukwake mikoro. Nta nubwo ndibikuhagurutse hano. Ariko ikintu kimwe manza wumve reka nkwereke ngiye kubivuga. Kuko nzi ko uri mumwe mu bantu barwanya ibyo mvuga. Urobye ngo nyaboneka wabiretse ntubishiremo. None reka nkwereke simbishize kuri cyano ya Media Robert. Ariko nibishaka bizacyo. Ndabikisha. Nibishaka muzabicikisho. Reka nkwereke niba ukunda ukuri. Ezekiel yavuze ijambo afite kuko ibi bitu nibitugana. Niyo gufata mama mubareke bavuge nabo nawe ndeka mvuge rero. Batega amatwi bumve. Nabo n'abantu. Ako nuvuga ibintu urahita uhaguruka ugende. Ndayivope ndasiga microphone hano. Yes. Ako tubatumvikana ikiganiro kuntu cyo. Reka nkwerekere ikiganiro. Nago tumvikana ikiganiro cyanjye ko kiri bugende. Reba akakaguru kanje. Murakabona? Akakaguru kanje buri hano harimo scotch. Harimo scotch. Ubupande. Ibi mubona hano Nicola nambara ifata akaguru kugira ngo Nicola kabe strong nona ko mfunze bitandukanye nuko mfunze kuri aka kaguru. Ubwo aka ni kazima. Ikindi nani kubera ko mbaranga ko niba ngiye nshobora kugira ikibazo katahita kavamo. Ariko ntago gafashe. Sibyo? Ariko noneho icyo kintu nagiye nsaba inkunga kenshi. Nasaba inkunga kandi abantu bamwe b'abapoliticiye. Hari abapoliticiye bamwe nagiye mbasaba bakavuga ngo dufotorere nkafotora yewe n'uyu mugabo nawe yaragafotora agafite n'abandi numwe noneho gafite scotch bakavuga ngo urakafuta ubundi akakibazo nuko je nagasharinza abantu b'inkotanyi bacu aho kugasharinga rero waragasharinga kuba b'inkotanyi kazahita kagera ku muntu ahita bereka ko makanzu niba koko nigeze gukorera igihugu kuki icyo mvuga ndavuga ku abantu babona amakanzu bakwana niyo support nigeze kubaka ako nagwize by the way nabihaye abantu nka batatu cyane uyu muntu oya hari nundi noneho babikoreye ubuvugizi hari nundi nawe noneho umushenzi wigeze no kubijya agiye kubyishabira ku giti kubyishariza ko atangana nomero ze aba mu Bwongereza nago nzamuvuga yara yari ariko ndamuvuga aravuga ngo ngiye ngose ngiye kubyishingira rwose humura muri abana bacu ngo ariko se akajyangira ngo abantu bateye u Rwanda ntiwarurwanirira akucyo kunda kukana bazi ku Rwanda guterwa vuba yarabimbaye ngo u Rwanda rutewe u Rwanda rutewe ntiwarurwanirira Ezekiel akunda kubaza ibibazo by'ubujinga u Rwanda rwatewe ese reka ngumaze muri Kiranuka TV kuki uzana ibibazo yuko kandi mufite intwaro ikomeye kuki mutizera urumva ntangiye kuzana ubugori oya
oya ko u Rwanda ntago mvuze u Rwanda ariko ndavuga abiyita kuvuga ntago bene wanyu bajugunya amasasu tukahita tuyasamasa ikirere tukabisa ntago bigeze barasa amasasu ngo muyasame rayana kuri kwimana ugiye kubihindura iby'ikiganiro cyanjye ntago twigeze turasa ngo muyasame barashe kubera ko maze kwica abantu benshi Kibumba Munigi murakomeza noneho mwebwe mugaruka none murirasa mwarirashe ase kuki mutarashe burarirwa kuki mutarashe mukarasa ibitaro kuki mutarashe ibitaro ni brasserie kuki mutarashe ikigo cya gisirikare niwe musirikari kiracyarimo manza wumve icyo kigo vuga kiracyarimo gisirikare kinangozwa na nani cyabi wachewe kwanza Goma inangozwa na nani manza ni nagutumye ugomba kugendera kubyo mvuga okay ako numbeshere nuwataka igihugu cyanyenda kwataka uriana defadi ndikize kini piti kuna buyu mukichwa basi mimi nafikiri mimi sasa rero ubwo tuvugisha ukuri ubwo wowe uvuga business zawe uvuga ibyo ntuye ariko nuvuge ku Rwanda ntabwo ari business cyangwa abayobozi b'u Rwanda ndavuga igituma nashize cyane ni ukweli oya nanjye guko hari byo unataka kunipiga hapa sasa sitakupiga sitakupiga kandi waremeye ko ibyo nkubita urivuguruje gaye ngande biguheremo uzakutamyugisha abantu bimere sasa rero reka mabyiri ikintu kimwe muzajye mubimenya u Rwanda rwarambabaje kuko umuntu wese ambajije kuko abambabaje n'abayobozi b'u Rwanda niba narababajwe n'umugaba w'ingabo wungirije akambabaza abahagarira u Rwanda so no ujinga wako sasa umva nkubwira umva we bitavuga Banyarwanda kazi akazo ni mumwumve yabikoze icyo gihe abamemuke gukina bakuye manza wumve ntago ugomba kumvuza reka mvuge ngewe hari byo mwanze ko mvuga ataki moto moja hari byo mwanshyiragamo stop manza wumve ntago ndwataka abanyarwanda nago babiri sinataka u Rwanda manza wumve sinataka u Rwanda ntago natatse u Rwanda ariko icyo gihe umugaba w'ingabo wungirije umuntu mugomba gushyamirana wowe kuki watatse muvuga indese kuki watatse Kazura afande Kazura kandi ninjye naguhaye nimero zo urigako yakini ni wabye ndazigwo uramuhamagara akonene ariko izambere nazo wari ufite naguhaye inshasha Yana sinzi ikintu wari ugiye ariko uramuhamagara ariko wamuhamagara ibyo yakubwiye wakubiswe n'inkuba ariko reka nkwereke naramubabariye afande ariko reka nkwereke icyo kintu ubivuga ndamukunda reka nkwereke Kazura yakoze amakosa nanjye uko baguhemukiye nanjye niko nanjye siza Kayizari yampemukiye ariko ndashima Imana ihoraho kuko yarwaye paralysis reka nkwereke muri Imana ihora ihoze Banyarwanda kazi reka nkwereke uyu mutipe aho ngaho ntabwo mbona wowe uri pasiteri nanuza nide we utekereza ko umuntu yagize uvuga ubwonko buvuze ubwonko wa wundi wakwiswe gurune avuga ngo ni gurune bakwiswe mu gahanga ngo ni beto sorry nawe mbabarira none reka nkubwire ubwo ngiye mvuga ibyo uko wisobanura nongeye kuvuga fande ngo yabaye paralyze ngo bibe sawa reka nkwereke icyo yanyifurije bibi kandi nabikubwiye nawe nakubwiye unyifurije bibi bizajye bimubaho ese maka nk'ubu ko nifuza ko wahinduka ukamera nkanje mera nkawe ngembe umuntu iki peti nataka mambo ya meza reka nkwereke mwamwiki so u Rwanda gukorera ko ngo samaraso se namaze ya Sadat manza wumvirika nkwereke ibyo kuvuga ngo u Rwanda rwakoreye Kongo u Rwanda cyo rwakoreye Kongo nukumena amaraso sibyo
ibyo turabyiziranye uko biza oya wowe reka nkwereke wowe ubundi wowe nta nikoso ufite reka nkwereke wowe nta nikoso ufite uzi ko uzi wowe uzi waretse mvuze reka mvuge na igituma wowe igituma na niyo mpamvu ubona bungu bagize ubwoba kuko hari ibintu bimuzi kandi udashaka ko nanavuga turumvikana hari udashaka ko navuga mbivuze twashwana ngewe nawe wahitunyanga turumvikana ariko kuko ngewe hari ibintu bimwe wowe ujye uvuga mu buhamya bwawe ukabivuga kandi ukagenda ubitaruka ngira ngo cya usiga unapaka amafuta kandi unapaka amafuta bitugane reka nkugire ikintu kimwe reka mbikubwira ikintu kimwe kandi urabizi nono bakunzi ba Byishimo TV reka mabyira ikintu kimwe Major Robert uyingu mubona Major Robert uyimubona biragenda ataragurika avuga asa nkuko ni kubera hamuka kuko baje kumukanga nano baramushimuta bashaka kumutwara abakunzi be baratabaza n'ukuri impunzi hano aratabaza ngaho bihakane ko nawe ubwawe waratabaje uratabaza nanjye nye uranabimbwira narindi hano ku niuza cy'impunzi reka mvuge hanyuma reka nkwereke bishwa ko ari yahamuka ituma wowe utavuga nago bakugaburira n'ubundi kuko nubanze no bakubujije n'abantu bakwishuriye maze wumvise kwanza inzira barazifunze ariko subiri kwanza cyane kwa mbeki timoje wowe kiti ndavuga u Rwanda ndavuga u Rwanda badareka mvuga ikintu icyaro ni yanjye nago ugomba kuntegeka ibyo ngomba kuvuga icyaro ni yanjye yabyishimo turumvikana nkokiri wawe ushondo mukara manza umve ariko baragushimuse gusa ariko ndashimira n'abaturanyi aso umujinya ufite n'uwiki oya nta kibazo noneho bazongera gushimute abantu bambwiye kuvuga yo mfite ikibazo kimwe si banyarwanda bagutabarije bari hano b'impunzi si bo bagutabarije none ugiye kubipfobye ntago ngiye kubipfobya gusa hari n'impunzi zabaye hano ari impunzi zikaba zarasubiye mu Rwanda ndabeshya zimwe zanakugambaniye ndanazizi hari n'izimwe natatse zakoze byiza zihindukiye zikora bibi nabyo nzabivuga kuri hano kuri ku Byishimo TV one muhora cyeyo ushaka kuvuga ntabwo ari umunsi nshaka kumuvuga ariko by the way katuvuga hanyuma reka mbabwira navuga ikintu cyose uko kimera habaho intangiriro n'iherezo ikintu kidafite iherezo cyose kiba kiri bias uvuga ngo ngewe Robert nshobora kugira misunderstanding n'ubuyobozi ariko utaza gutaka ikintu kuri icyano ndagitaka ndavuga ubuyobozi bw'u Rwanda okay reka mbaze uraniranye bikije kwanza ndavuga ahantu habiri hari kimwe uragikunde kindi nagore bigikunde kubera ko uteye gutyo harakabaho u Rwanda harakabaho abanyarwanda harakabaho RDF harakabaho Kagame hanyuma rero tugiye kwamaza wacha pare reka nkwereke Museveni noneho rero reka nkwereke nuvuga reka nkwereke ni kuvuga ko ubungubu kwa kundi mu Rwanda munashobora kuvuga mu Rwanda ngo harakano no bivugwa turumvikana kuko nibivuze wagomba kuvuga ngo harakabaho u Rwanda kuko u Rwanda ntabwo ari urw'umuntu n'urw'abanyarwanda ntago apana bya bini umuntu ajya kishwana n'umuntu bakabyitira umuntu umwe nk'ubu umuntu wavuga u Rwanda ngo yuvuze ngo u Rwanda nabe ngo uvuze ngo washwana na nyakubahwa perezida wa Republika ngo shwanye n'u Rwanda uriya zavaho hajyaho nabandi kuko n'ubu nugaragaze ko wamuzanuzana ntago mwanga ntago naramuvuze navana ngo ukoze hasi ariko noneho hano kuri cyano yanjye ntago mukunda nta nubwo nzamukunda we mukunde turumvikana ntago namukunda yaranyitse shangazi ntago namukunda atarafashije abantu bamugariye ku rugamba
umuntu wese wavuga ijambo wamugariye ku rugamba ntago Perezida Kagame yamwumva ahubwo baramufunga. Hari umuntu wabivuze mu Kamonyi hari umudemobe avuga ikibazo cye bahita bamufunga. Ni gute nta musi n'umwe ajya kemura ikibazo cy'abasirikare bamugariye ku rugamba? Akwenda akumbuke watu kama watu wamepigania kwa wameumia walio sio kusema mimi naongea sana ariko rero sasa wewe musigirize nta kibazo ndakwihorera musigirize ubwo abantu bahita bareba ko hawo ibyo urimo kuvuga nk'ubu demobu ziri mu Rwanda ziraguca amazi cyane wacha zinca amazi ntago zabivuga bakajorite bamba kwe ntago zabivuga zirivuza zivuza neza kwijana fragment zimaze imyaka 30 bagiye kuzivuza muri Afrika y'Epfo, izindi bazitwara mu Bwongereza, abandi bazitwara mu Buhinde. Abandi bagomba kugenda amazi bayabubakiye ariko waretse kumvangira iyi nicano yanjye uri mu rugo rwanjye urumva amazu yandi buvango babubakiye bademo ntago muyaze hari Nyarugunga amazu bashize kwanze byimbaho nibabibonye nige nabifotoye ntago ari nye nabifotoye. Hanyuma amazi babakupira amazi abandi bubaka tuwarete zo kumvuga nako kiganira vuga basi ikibazo cyanyu mukunda kubona ibi bibi nako ibyiza ngaho vuga ibyiza byo mu Rwanda tumve ko ufite ibyiza byo mu Rwanda nibi ngaho nyumve ibyo biti byiza babyita ibyo biti byiza ku macano yanyu nagiye mwangiye ngo simvuge ngo uvuge ngo sensibilize mutuelle de santé rero ngiye ntabwo ariko bimeze iyo mutuelle de santé irahari ya byose ifasha umuntu Rwanda rwarenze ifasha umuntu wakoze impanuka n'umugore ugiye kubyara ariko ziriya pampa z'umugore wabye kuki azigurira makanza ariko yari mu Rwanda reka nkwereke ziriya pampa umugore ugiye kubyara kuki azigurira cyangwa se namakuru dufite malaria aba banyarwanda uvuga kuki basi kuki qualiteme kuvuga muri opposition cancer kuki tagura imiti ya cancer bagenzi ba oppositions ibyo mukora byose ibyo urimo kuvuga barambara kunegura barabangukira bandi banegura barabizi neza u Rwanda rura abanegura ni ibi ngibi bashyize ku matangazo ibi ngibi magashi yatangaje Ariya season hari yavuze ngo iki Ariya season yatangaje nawe yavuye mu cyamba baje ngo niko batagushize ariko ngo avuga itangazo mbere ya president mbere ya guverinoma gute agiye bizagera bakaramira bakabafunga bazagera bavuga ngo kino kintu uko twagiye rugari okay bakunzi ba Byishimo TV nubwo Robert namutumiye Robert afite yamuka kubera ko baramushimuse kandi n'ubu reka nkwereke wari umugore wawe muhita muhora kegeni ari muri Sudan sibyo yagiyeyo ari muri Sudan sibyo ushatse kuvuga ko ari siko imeze se acha ujinga yagiye muri Sudan namutumye manza wumve rero ako kantu ngiye kugasoreza kuko nago ninda n'ikirere ndabona kitameze neza noneho uwitwa Muhora Keye wa wundi navuze wari umugore sinari umugore wa Robert oya yari umuntu wahunze Robert yahunze uwo musi Jojo bari muri kumwe wahun kuko Muhora Keye ntabwo wari umugore wawe yari ikicyo gihe kuko yaba umugore wawe ibyo yakoze hano ntago umugore wawe bikora ntago umuntu ugukunda yabikora yari umwana ariko esa umwana umwana ujya mu gipolisi bakamwirukana polisi bakamutera inda akayishyira ku iwawe ukayirera ukatanga n'amafaranga siko bimeze sasa reka nkwereke Muhora Keye naje hano muri iki gihugu ndabizi ko Robert yagira amasantima ameze ukuntu turumvikana amasantima ameze ukuntu sinzi ukuntu ariko reka muvugeho nanze kumuvugaho udahari ariko reka ngire abakuzi ba Byishimo TV uriya mugore utazi guteka
umugore wiba ufata icyemezo cyo kugambanira umuntu yari umugore wawe muri ibyumurije gutese ibyumurije ibyumurije bavuga icyarimo kuvuga aba ngo noyo imyaka 7 arimo arayibara ibyumweru ariko ntago mwarahuraga ntago mwabanaga mu rugo ubu guhura niba hari umuntu niba umuntu aza kwa Makanzu Benjamin Kalalo Bempunga Mpito akazi wanje tuvuge urugero yarambabaje ariko akazi wanje nkahura n'ibyago nkamenye uwo muzi ko bari bunyike bakabikona bize nkahunga akankurikira uwo n'umugore wanje cyangwa n'umunyakiraka turumvikana nibyo manza wumve nibyo byabaye kuri Robert ko muhora keye araza wa mutipe umumotari witwa Dan kirekire muri Uganda wavuze ko ari wamutungiye agatoki umuntu witwa ninde ari ngo ni oya Dan ndamuzi kavuze ko nawe wari yose inde ngo warongoye Jene wowe jewe wari waye kutomba sorry akano gakure man wari waye by the way kangwe umutipe niwe wamukonetse kuri oya reka nkwereke ibyo bintu byavuye kuri narindi mu kuri ku cyicaro cy'impunzi nari ntegereje kuza umfasha mu gushaka basemuzi nkuko wajye umfasha ku byangombwa hanyuma uratinda ngira waragiye n'umuyobozi umwe hanyuma icyakurikiye rero nahise we yahise amamagara kwanza yaramamagaye niwe yamamagaye aramamagara amaza muri kumwe ngo ari he ndavuga rero yagiye kandi nanjye ndamutegereje kuko iki ngo se ufite tiki naba nta tiki mfite arambira ngo kuko icyo gihe nta kintu nari mfite urumva kuko urumva ko mo bari banyakiriye mita ahita avuga rero fata moto umumotari tuvugane ndamumuha baravugana avuga aho ari bunjyane nawe arahansanga turahahurira aravuga ngo ngiye nabuze umugabo wanjye uwo munsi nubwo yambye ngo ngiye ndashaka kuzamusiga ngo rananiye namujye ariko yagiye n'umuyobozi bagiye ahantu urumva yagiye n'umuyobozi arayere ngo ariko ngiye nguriye ngo n'umuntu ntago mukunda mwiyinege niko yavuze nukuri nanga kubikubwire nawe rero uza kubimenya handi ku ruhande urandakarira urumva ngiye nago ndakwiteranya kuki mwagiye muri rogi rogi cyo ginararaga mu rusengero nago mwagiye muri chambre nawe nararaga mu rusengero no wamujyanye nararaga mu rusengero nyine niho wamujyanye mukakoma bose namugiye kwa niho yansanze ukora iki muri iki urumva umuntu yaransuzuguraga ansuzugura kuri yari no koma cyangwa wabikora mu rusengero niyo waba uri umusambanyi ukomeye ntacyo wamukoze ntacyo namukoze rwose bada gawe tumureke uyo mudada afite umugabo mwiza cyane afite oya uyu no mwenda niye nago oya reka nkweriki this gentleman nabwo serious buriya Makanzu najya abeshya Makanzu yavuze ikintu abakimenyesha icyo ari cyo kuri akantu niko kantu niyo mpamvu rero bitandukanye ngiye mbashaka kujya umugabo wa Muhorakeye yitwa Bitihinda Wilson ariko uriya mwana w'umupolisi afite ibibazo n'ubu ngubu ndeze kwa mutesho ukuri niko uriya reka nkwereka bakunzi ba Byishimo TV uriya mugore wa Robert nubwo babanaga mwumve ko yahohoteye Robert nibo wambaye nabonye Robert reba umuntu w'umusitari ukomeye ari guteka ari gukaranga ari guteka inyuma none twarabyumvikana twagira aho reba ibazano twagiraga riba umuntu w'umugore n'umugabo wabyumve riba umuntu w'umugore ngiye ntago noneho umugore akavuga ngo reka mugiye numva naniwe nashaka guteka imvange akatogo imvange agatogo agashyiramo na tatu nibita ntagarasorye munatuze n'utuntu tumeze nk'intoryi dutoya turura kadushiramo ndani noneho akavuga ngo tujye kurya muri
muri restaurant iba tukajya muri restaurant tugadepansa nk'imitwaro 10 urumva none nugiye gufasha Robert yamwohereza akanamufasha vuga ngo amwishyura inzu uriya mugore agafata iriya nuza urona ko ya mafaranga bakora nuza na MoneyGram akahita agafata akagashyira kuri selfie kuri TikTok akavuga ngo baduhaye amafaranga ibaze turi kurya kabisa cyo kwa nani arahantu tuza twagiye kari nigena zigusa nabonye umushahara wanjye murawufotora umugore warawufotora yazabonye isoro basiteri kuragaje fotora se twasanye ari mu foto byagomba kuba ari zanjye ariko umugore azifataho selfie inoti anyanyije izimitwari 5 agiye gutya ako gaselfie karamubabaje oya none se umuntu ugufasha ukabona umuntu uwo ngo yari umuntu mwiza yari umugore we cyangwa yari umwanzi we yashaka kugira ngo abantu rika na niyo politiki hari na niyo icyo kintu bakoze bakwangisha abantu ariko ko poro yaramurongoye ubarimo aravuga ati narongoye umugore wa fandi narongoye umugore wa fandi ndareze ako bakagize ngo sergeant staff sergeant chief sergeant ayo reka ngwere niba yageze sinzi reka ngwere uriya mugore kankuye gisasu iki nibyo aravuze ngo sinsebye koporo yankuyeho yes isha ubaye kuri yatwaye aduye ubaye kuri aronga yaduye nzakugurira ako nurubavurwe baya mu rusenge baramurahije ngo ubavuro gukwiye nibyiza no Robert nuza uriya nuza uriya muhora akeye ariko rero reka nkwereke ise omwisiri ziriya zina muhora akeye ntabwo ari wari mwisi ntabwo ari ise ni umwinjira wase yes nyina ntabwo abana na se hanyuma se uwundi wamwinjiye ni wamwise muhora akeye ariko afite ababyeyi beza bashasha papa mushasha ntabwo ababyeyi ntabwo baziranye urumva ikibazo gihari kubona nk'ababyeyi bari hano za mbare niho nyina ba abandi bari hano mbare undi ari muri nabana rero kuko uze aya ni daso bana yisi ni zakoma ariko nkabona koko ariko reka ngo yabyawe ariko nkabona ariko muri daso ari gushingira ariko umuryango avuyemo se no mushoferi umuri daso ari gushingira umusirikare kutumuhanze komeye reka ngoreke acha ure hangari ariko nubashaka bakuguha intebe ari abantu bigeze kubakira inzu bakabashyiraho amabati baragaya bashyiraho n'amakaro bagaca bajinga reka tucyane bakubitamo imishito bakatapanya ko barataramo na rero rigamura ke ubundi reba zijya nabugi nabugi ubundi woni ugize uhunga otuzini aravango imyenda nakuguriye n'agatelefone ndagafite nushaka nawe nzakaguwe ariko ndagashyize muri mizi ngo gatelefone uyu myenda haye ngo naguhaye ndavuga iyo myenda n'ubundi nuyifate ndabona n'ubundi ndayitwika telefone yo ntabwo nayiguha kuko n'agatelefone ni kahise ukagira ngo ni telefone utagira ngo ni nk'ingi mfite ni telefone ni za MTN zaje ushyiramo simukadi Christian yarambwiye uyu nguyu aho kugira ngo abivuge aho kugira ngo ngavuge ngo nyamuneka wabiretse none uyu yashobanaga na Jeni nkahita nceceka bari bashoboye abagana bita ukwetwara uyu akara no muyambabaje nkahita nashaka no kuriza Jeni akuguza nabi hanyuma wowe nk'umugabo kuki uteza unyango utavuze ngo ceceka najya ngo aticha dossier umva koko yagomba kujya muri kandi nantaro yari uwe kuko ngewe nashanze mumereye nabi kujya muri Amerika byarahagaze kubera Geni reka nkwereke Geni yashakaga ko Robert amukubita uwo munsi yaramugira ngo kusukusu nkubita ngaho nyumva ngo yarateretse kamera kusukusu
ako je nago uzi gukubitana bayi nagiraga umutuzo wanjye uzi gituma utamu ushaka kumukubita ni kubera ko waruvuze ni nkubita umugore noneho u Rwanda rururira babuntu wareye kandi icyo gihe warutatangiye kuvuga neza ako kare gaciyemo ngo nago nageze ntabwo rutatangiye kuruvuga neza nk'ubu ngubu ntabwo ari nka cyagiye mbere cyagiye wari ucecetse naruvugaga nabi cyagiye wari ucecetse uri kuvuga ngo bari ngo badaleka nk'iki Christian yavuze nk'amakanzu yangiriye inama nago murataro abantu babiri basa nakugiriye inama Christian yangiriye inama nk'iyamakanzu badaleka yarambuye ati acyana nawe mwana muke atoribuka umunsi uparika imodoka mu kajagari gene arimo gukora mu kabari ko mukobwa ko porokoraga afite akabari wamenyo maremare wabaga muri General Report ati umbwe tumpamagara kare gakobwa nawe ndabyibuka hanyuma uwo mukobwa nakubwiye ni gendo umushira ahantu umugire neza abandi bazajya baza guteraho akabariro noneho unabone n'uburyo uzajya utagira ikibazo ati wambwiye ngo iki namwe nakubwiye ngewe nago ndi indaya igomba kugira ngo nge ufata umwana umukobwa nk'uyu mushire ahantu noneho haje haza abagabo bakize bamucuruze ubona nabandi mu gucuruza muhorakeye noneho arambwa ati barese baraza kubibona nibwo natangiye geni mukodeshereza inzu muvana n'abandi nongeye gukora mu kabari amafaranga bananga yarayambwe namwe ndazajya ngo arenzayo ariko nzagushaka ibyo ugomba gukora ibyo Christian yavuze byose nagiye kubona nsanga kuko ngiye mu rugo nsanga Jeni afite babyara be ntazano bavuye b'abahungu baharaye bakukibuga cy'indege none ibyo ndabyirengagira nk'umuntu ushajya ngo muhindure nyuma nubwo naje kubona nsanga yo none yazanye agakobwa ako kaya gakobwa aramba kabyaranye n'umusirikare none ngarutse wa gatatu nsanga noneho Jeni adahari nsanga uwo musirikare officer bunyango ne captain cyangwa major aryamanye no mutipe no mudada bagundagurana mu buriri bwanjye naguze buri kintu cyose kiri mu nzu ni cya Robert hafi y'ikindege munsi y'ikibuga cy'indege ndumirwa ndahamagara Jeni ore ngo ndi hano mwangiye muri birthday ya mushiti wanjye birthday ngira abahungu ko abantu bo muri cyber bazi gutracking abahungu bankundaga mu ndebere numero hano herereye nahise mbasanga Kimironko ari kumwe no yicaye ku biro by'umuhungu ndomerwa hako ndavuga ngo bayo n'umwanda wanjye reka ngutware ngiye kubuhanaguraho ibyo nabikoraga cyane hano uwo witwa Dan uyu ngo ugenda utega amaguru wa undi wa umumotari mukonye ni wamurangiye ngo niba bafatanyije n'undi mutipe ntashaka kuvuga izina yo kubera umutekano we wari mu Rwanda bamurangiye witwa Bitihenda Wilson dono Jeni ibyo byaba ari ukwiba byaba ari guhemuka nawe ko nababariye Jeni kandi mbasaba ariko oya nuko televiziyo yawe uzi impamvu se utashavuga ngo iyo nyine ibyo nanjye nanga ngo yababariye Jeni mwereke kuba mubabariye ko muvuga buri munsi ahubwo wajya uvuga se miliyoni 6 yanwaye na amafaranga ahubwo cyatwaye ikintu utazi ni kimwe miliyoni 6 yanwaye na telefone subiri na telefone yibisha telefone ngo bamwibye telefone ayishyira muri kora none yibagirwa ko iri mu kanzu imwe y'umutuku twadukanzu mubona hano Bugande hari dukanzu tuba dufite agashenete gutya na kantu mbeze bashyiraho kamadinda noneho gafite pasura gutya yaraza mundi nanga kabona bikweretse gutabivuze nago nashaka kumukomeretsa nanga ko yangiza idosi tujya kugura ndakugurira ndi telefone tugenda umunsi tato no mu masengesho mu rusengero uziko makazi anyibutse byo gusenga kwa makazi uziko makazi yapurika mbere yo gusenga abigira pasteur mana va kuri muhora cye umva reka nkwereke jya uvuga cyagiye naravuze navugaga ibyiza yakoze ariko noneho ubwo abantu baza sengora nzabivuga no ibisibi cyane gucana yawe bya makanzu mbona makanzu nagwasanzwe ubicishije no gucana Robert reka Robert kubera ko
kubera Robert igituma atajya agira ajya mpemukiraho kintu kimwe naravuga iki iyi mabeshi nuko woro uyivuga buriya mabeshi bitandukanye n'indaya ni indaya ziba VIP y'umwuga kandi ziba zifite umubiri mwiza zifite umubiri unyerera ariko geni ari mwiza wirabura mwiza ngaho mbyino uruhu rwa geni wenda uretse kamera wenda yarugira uretse hano hejuru no ku gitsitsino cy'inyuma ariko oya reka nkwereke geni mubonye noneho kuno nagenda ukamufa duhaka video ko amafoto yetu ifotozanye ko ayo mafoto yahishe ngewe yarabuze y'amafoto kito yashira agaragara amafoto tifotize geni mu maso tuvuga ibindi gusa reka nkwereke Robert reka nkwereke ikintu kimwe Robert yanyeretse umugore we yanyeretse urahangayika nta muntu basi manza wumve acha kwanza niseme reka ngiye kuvuga kundi mugore mwiza gusa cyakora yambereye umugabo yabera nicyo kintu gikorwa yankoreye Robert yarababaye hahandi yamaze imeze nk'ikivurivuni nk'umuntu nk'urugumvu rwawe rubukozo nawe ariko uri gupfa gucya hahandi telefone nije nayibikaga n'ibyangombwa bye kugira ngo Robert nkamucungira umutekano nukuri nkamucungira umutekano umumotari wa mutwa manza nava wawe manza umvera wowe uyu muntu umutari nkamufotora none ngira nundi mufotorere iyi nuza uyibiki nkabigira n'ubuyobozi aho narindi uyu muntu aramutwaye mu rugo uravuga ngo nawe Robert akabyihakikisha ibyangombwa nkabisigarana na telefone kuko nzi ko ariko none icyo nigeze kumukorera amaturu 4 nohereza umuntu ku mafaranga yanjye amukurikire arebe koko amutwaye mu rugo akamugeza mu rugo akahita agaruka kandi ngo ageze mu rugo akagaruka rero icyo gihe rero hari umukobwa mwiza w'amabengeza nukufa nivani ahandi uwavuga ngo muzamubona umugore wa Robert arangira naramubajije ko nateze kumuzana muri kamera naramubajije nta muntu wese kuko kuba wowe nyine mbizakunda mu nzu ubamo ndani nta muntu basi wazazanye basi mube mwakundanye basi uzane kuvugurutse arangira abandi ni bamaraya ariko reka mfite umuntu wo nkunda kandi na wankunda byenyewe atagukundiye amafaranga atagukundiye ubustari ngo arahari mifoto ye naramubonye arangira ngo yitwande Itolita nawe uyu Itolita wanje none turashwana uwo musi ariko icyo nakundiye Robert icyo nicyo kintu mu buzima wankoreye ni bibiri kujya kumperekeza gufasha ibyangombwa no gushaka umugore umwe ukazana Rita uziko Rita uzamutumire kuko nubundi mu bukwe anakora ubukwe reka ndangize kabisa Rita avuga wanje rwose uriya arenze umuryango yitwa none akagira n'izina bitarwigema umuryango wa Rwigema kuva kera Rwigema rwose ako naga Rwigema gisa ni Rwigema imbaraga za ba Fred nyine twakuremba gisa ariko bira byose n'amazina Rita arenze kuba umugore wanjye hari urwego yarenze kuko niyo tambera umugore hari ikindi yagomba kuba cyo ariko kuba umugore wanjye ni nko kumfasha kabisa niko nisaidia kuko hapo icyo kintu nago nkurikiye umuryango we nkurikije discipline nk'uko burere baba mubyaye ugakurikiza nawe usete ujinga acha ujinga nakurikiza umuryango wanjye none sawa ariko nkurikije uburyo nari nasebye mu gihugu
n'abantu bansebya n'ubu still bakibikora ndi Rita nago nakwihanganira Robert yes kabisa aho bamwe bananiwe bakajya kurongorwa n'abapolisi we yaje muri icyo cyuho agaragaza ko ari we Rubavu kandi uzi uko nameze ikiza cyane Imana kwaka urwembe ikaguha ibintu ugomba gukora kira kira amurita igihagara amurita ubushobora oya no kugenda oya no kwakira abashitsi no gukunda abantu no gukunda abashindi no gukunda abantu iyo byanze n'ubuntu even appearance baramuzi na mata n'umumama utashaka kugutuka ariko undi yarahagaze muri etage aranuka ngo wambwawe punga puto mimi jewe ngira ngo navuga none nanjye navuga reka nkwereke nuko iki gihugu kandi nkaba ntabyangombwa oya reka nkwereke ntabyangombwa mfite wenda kwanza ahanga ariko wamanukaga hari none ikindi nkaba Robert akabari nunzi kuko iyo nkukubise urutoki nta nubwo nagipfunsi nari kumutera nkuko nawe ntagukubita igipfunsi inde umunyamakuru mareke twenyine ntago murebe nka Mr Call oya ubwo nawe yigeze kumenyera ushaka kuzamuniga arakandi kamenye bada nenda kubwira ku kintu cyitwa ari hereko we yarazi ngo ari he kakandi kagufi wawundi nakana keza kitwa izaza kuki karamunzi izaza agira ikibazo kimwe namutwaye izaza ibintu yose agera ntago amuterwa ngo agende keretse umwishe bereze ko izaza ngo agende araza ari okay reka dusukishe uzamugire hari umuntu ureka mva kubwira hari umuntu ugusiga mu rukundo niyo nabwiraga abantu ejo bondi hari umuntu ugusiga mu rukundo ukaba mu female ariko uri agatekereza ngo uzashaka ibisaza uzabaho mu buzima bukakaye kumbi ari we kugira ngo Imana imuvane imbere yawe yarafashe ubwate imigisha yawe uriya mudada kugenda kwe nibi byatumye mbona ibintu bigera kuri bine wumvize bine simvuze byinshi wabonye umugore mwiza kwanza nabonye umwiza umuruta imbere n'inyuma iyo mvuze imbere n'inyuma ubona n'abana bawe beza imbere n'inyuma ejo bundi Eddie Kenzo yabwiye yasomye umugabo warongoye umugore we arambwira ati jewe uriya mugore murongeye imyaka 10 wo murongo 2 utangiye kuvugishwa boretse agere muri 5 za mwatandukanye so oyo mwana umuntu wakuyeho cyo bitembuzi obo muzi bihageje noneho n'imyitwarire ariko ntuzongere kumuvugaho sinzongere simushaka imbere kuri kabisa sinshaka ko abakozi banjye ubu wabona subscribers zigiye kugabanuka uzakomeza uvuge nizigabanuke uvuge bati niba ziyongera ukamuvugaho uzakomeza ntabwo ari icyo abo barambujije abakunzi banjye banditse message baramubwira ngo ntukajye uvuga uwo muntu kandi umugore wawe ngiye muvuze ngewe nanjye bwanye ntabwo najyane yarazi ko nzabona umukecuru wenda ufite imyaka nka 60 nkaba ari we following urita mama wanjye Imana itegura umwana w'imyaka 30 n'uyu numwe utekera inkoko aba general yava mu muryango utagira ubugugu arakareka umugore ntabwo ajya ashoberwa uzi ko ritagira ubuntu kurusha umugabo sasa mva nkubwire mvuye hano murakoze kunyakira Robert baraguseka abafana bo baraguseka oya ntabwo ari igisambo ariko wowe oya Robert ntabwo ari igisambo ariko Robert kuko uyu munsi yagombaga kungurira agomba kunzanira yari yanyemereye akanzanira niyakanzanira basi nkaguha kwanza nakunguha kwanza ndabyibutse ibaze abivugiye mbere ya kamera ariko oya araburu bamaze ntabwo yabankarte yari masakuza ari mu nama y'umudugudu ntukankore ku ntugu ntabwo uko namaze kumenya agaciro k'inkokora yanjye washyira kuri wowe nagashyira hasi ubundi
utufata akaboko kashyira ubona honye n'umugabo ntituresha bya mbere icyo nicyo kintu indura kamera ikindi duhaguruke gende cyane nawe wakuriwe nkurusha ndi umukarate ndi umwarimu wawe turumvikana kuba waranyirije mu gisirikare ntago bivuga ko ndusha imirwanire nonse ibihuriye kuba nagushaka kuboko ntago yinchiza izi n'umuganye araboruse je mbaye umutware wawe wari dekre wanze major ayo kweli nakubwiye hari abantu bakwiye kuva ku isi uyu muntu bana yakiriye ndashaka umuntu kandi ni inshuti yacu niko atabyemera ariko azaze n'umusirikare azaze gute vuga tu mukuregere kuri chano yawe mu gikari mubwire rwose kweri kabisa kandi ari umwe nabibyi aravuga ngo byo bintu ntabwo nari mbizi ngo ntabwo ngizi ko yabyanze urumva rero nanzi ikize ko yanze meja sana bitu jeni izana ngaranka yo bundi ndi Robert uzi gituma yanze nzasohora ko nayambariye kandi ibintu nukuruko makanza akunda kumbeshyera mwibingi binago nabivuze ubwanje ni yita Major Robert original nkiyita Sanete Major ubundi njewe nzi ko baguhaye Major kandi nawe urabintangarije ko baguhaye Major urumva none bigoro byahindutse akantu kitwa Sergeant kucyukanga oya apana kara ko buhanzi bashaka bari bose abose abundi ihabwa si igihugu kigora urabona ndinjije yo kumvira mu bahanuzi ndinjije yo kumvira mu bahanuzi ngo bahanuye akabahanuze nabona aba bahanuzi nk'aba nazi empty mind ntago hanura ntago ajya hanura ako mwana muziko ibintu muvuga bikaze uziko uyu mutipe bamaze kumushyiraho ko ari empty mind oya kuko wowe uzi gituma bivuze wowe no message awandi wowe bivuze empty mind uzi impamvu wari mu buhanuzi kubera ko wari mu buhanuzi kandi wowe nta kintu kibi wifuriza umuntu nta n'inyungu ubushaka mu ndi muntu nta nubwo wagora akagambane ingaho ngibiri uvugiye umuntu urongera bihinduye kweko akari yagaragaje empty mind yavugiye neza Theo arangije umvise abandi bamuze nari no kuri nibyo Theo ni mubi bakunzi ntabwo hagarara ahantu hamwe hana musumamo ngwino usoze kigana nogerege umunaizi w'umunyabwoba wa mbere yari Senderi ni imfura y'u Rwanda yigeze kuvuga kuri cya gihe cy'urupfu rwa Gogo hagarara imacu mu bitugu byacu kuri cya gihe cy'urupfu rwa Gogo kandi ndetse nyine bahanuri kuri cya gihe cy'urupfu rwa Gogo yarabaza aravuga ngo kuva hano Kacyiru ujyana ugera hariya ukagifumbwe ukajya kugira gute apo nta views zaba zirimo nari natangaye ikintu kiza umugiye kuvuga nta views yumvaga hanurira si ngombwa yuko nyihanura nawe ubwawe urabizi uri umuhanga oya yihanurire kwanza irazamutse yihanurire ugiye kuzajya uhembwa 3 amina by'amayero nanjye kuvuga 3 by'amayero ubwo nangahe mu mashiringi ni miliyoni 10 ya ni 4 oya reka ngire 4 ujye uhembwa 14 z'amayero ndabyakiriye kube inshuro ndabyakiriye 35 ndabyakiriye na karindwi bakunzi ba byishimo TV ubwira kandi komeza makara gapupiri kumba kandi iji ni mango ni inyange iyi mango ni yavuga pome ni wa pome pastor warimo bivuga yafashe imbuto za pome nagaruko byagenze yarafite mbese kwa kuno cyanuka kugira ngo bagukunde kwa kuno cyanuka ngo nkajya ngo dufite kundu cyanuka turamamaza amaseveni ngo bamutore nawe wabidute nago nasoza yabonye ko bagomba kumenya ko ari umwana cyama atekereza ko inyange ari yo muri FPR akumva ko yayivugaho turi NRM abivuga nabi ya Museveni
tibihaburwa buri muntu wese ajya ashyiraho igikumu tibihaburwa ashyiraho igikumu nta wundi Imana yahamagariye kuyobora iki gihugu atari Museveni tibihaburwa tena jeshi general akantu kazakwereka umuntu uri raduye rais tena wa Afrika very good kabisa rais wa Afrika ntabwo ari wa Uganda gusa uvuze ijambo ridasanzwe ntabwo ari wa Uganda gusa Museveni ni president wa Afrika Museveni ni president wa Afrika kandi nawe Major Robert urabyemeza original kako urutugu ruhiye ninjyo mukubwa urutugu nago rusumbije sikomanyoko sorry mana kano gakuremo akarimo gitutse oya nuza kuremo ikintu cyanjye azabikora mu handi gusa ibi bintu ndafana nzatora ndavuga ijambo riyamvuze tibihaburwa General Jemadari president wa Afrika ntabwo ari president wa Uganda gusa president wa Afrika salute Jemadari yani Jemadari Museveni amili mkuu wa jeshi la Afrika amili mkuu wa jeshi la Afrika Museveni tubahaburwa na muntu muzamusimbura no change na kuna mwingine afande Museveni akoze